ku mpamvu nziza 200 za ruda mu Rwanda hose, ku isi hose. Ku isi ho ni 20, mu Rwanda ni 200. Turabashuhuje mwese abakurikiye radio ya Ruda, nkuko musanzwe mubimenyereye mu kiganiro cyacu ni demokarasi yihuse. Kuri izo mpamvu 200 tukomeje turi kumwe n'umuperezida wacu wa Ruda, Barafinda Segikubo Fred, umunyapolitike mpuzamahanga ku rwego rwa Afurika, ku rwego rw'isi yose. Akaba rero ari perezida wamamaye hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Tugarutse mu kiganiro cyacu muri demokarasi yihuse, nkuko twagiye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Benshi bagiye batwandikira babishima ndetse baranabikunze, ndetse si mu Rwanda gusa no mu mahanga bari kugenda batwandikira batubwira ko iki kiganiro bagikunze. Tugiye kugarukaho tureba ese imyiteguro yo kurahira kwa perezida wa Ruda bigeze hehe, ko turi kugenda tubona ibimenyetso bimwe na bimwe nkuko yatubwiye muri cyagiye atubwiye imodoka 400 zirahari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kugenda tuganira nawe, yatugezeho byinshi nkuko mubimenyereye. Ni umuntu uganira cyane, ni umuntu ukunda kuganiriza abanyarwanda, kandi abanyarwanda nabo bagakunda kumutega amatwi. Hari bamwe rero bagenda batubaza ibibazo bitandukanye, ariko muzaza mwihangana ibyo tuzadusubiza tugenda tubiheraho n'ubutaha. Bamwe batubaze amateka ye muri rusange twabona gute, twayageraho gute. Turi kubitegura ku buryo muzaza mugenda muyasanga kuri runo rubuga rwa Ruda, n'ubundi muzaza mubona amateka ye ku buryo bunonose neza, ku buryo bwanditse neza. Ataragera muri studio ariko ari kwinjira, aratugezeho uburyo bwuteguye, uburyo agiye kumacinga mu minsi mike cyane, nkuko nabwiye ko ibimenyetso biri kugenda bigaragaza ko yiteguye kurahira kuyobora Ruda mu Rwanda, ku isi hose. Nkuko mwabyumvise mu kiganiro cyashize ko arahiriye ko azakuraho imisoro ku butaka. Ese ni mu bintu bigiye gutuma arahira, ikimuraje ishinga cya mbere na mbere azahita akuraho kuri uwo munsi ni igiki? Ese ni ukuhamagara abazunguzayi bakajya kuzunguza, cyangwa se ni ukubwira abahinzi bakajya guhinga? Ese ni iki kintu cy'ingenzi uzahira muri uko kurahira? Ese ni bande bazitabira uko kurahira kwawe? Uratunyura muri make ko imyiteguro iteguye. Murakoze cyane ku icyo kibazo. uburyohe bwiza bw'akataraboneka. Mubazize perezida nyaperezida Barafinda Segikubo Fred uburyohe bw'abanyarwanda, uburyohe bw'akataraboneka, uburyohe batigeze babonaho cyangwa bumveho kuva isi yaremwa. Bityo rero perezida wa Ruda mu Rwanda hose n'uwakataraboneka, uyu niwe perezida isi yungutse, perezida Afurika yungutse, perezida abanyarwanda bungutse, abanyarwandakazi bakavuga bati tukurireho imisoro ku butaka bwacu gakondo Kanani y'abanyarwanda, twirengere uturengere, turengera abagabo bacu, turengera abana bacu, ejo gakondo yabo itazatezwa cyamunara. Twari tuzi ko twiteganyirije za bukuru zacu na pansiyo zacu, tuteganya n'ejo hazaza h'abana bacu. Noneho abana bacu bakazangara, bakazaba inzererezi, vagabondizi. Noneho kazasanga babaye street children, abana bo ku muhanda, nk'aho batigeze bagira aho bataha. Bityo rero icyo kibazo banyarwandakazi mwese kirazi ishinge. Twe abaruda, nkanjye perezida wa Ruda, kuri abaruda bose n'abarudakazi muri Repubulika y'u Rwanda. Bityo rero isaha n'isaha umuti urakoreka, kandi umuti ugomba guhabwa abagomba kunywa. Bityo rero igihe n'igihe icyo ari cyo cyose, twe abaruda turi stand by class 1.
turiteguye bihagije kandi twiteguye bingana na 600% kuyobora Repubulika y'u Rwanda neza nta nkomi, duhindura ibigoye tubihindura ibigori, tugamije guhindura ibyagoye abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose n'abana babo kandi tubigambiriye. Twe turi intagamburuzwa kandi tugambiriye gukuraho ibizagora abana bacu, kuko abasaza n'abakecuru bimaze kubagora kandi ibintu bimaze kugaragara neza ku mugaragaro, ntacyo bakitubesha. Nta kintu umunyapolitike ashobora kuza abesha abanyarwanda. Abo banyapolitike babesha abantu ngo baribohoye, bibohoye mu gihe ku butaka baboshe bababwira ngo muri abapangayi mukodesha ubutaka bw'u Rwanda nk'aho bufitwe na nyirabwo, mwabasigaye mwese yabagize abapangayi. Niri hehe wibohoye ku nzu wiyubakiye bakubwira ngo yikodeshe kandi ari iyawe, ngo uyisorere uyikodeshe, uyisorere utuyikodeshe ute kandi waribohoye? Kandi iyo nzu n'ubwo butaka biri ku butaka bw'u Rwanda, ntiburi mu mahanga, babusoresha bata abanyarwanda kandi bari iwabo bararutashe bibereye imuhira. Uwo ububamaho asoresha ubwo butaka bubasoresha yagiye mu mahanga nko mu Buyapani kuburangura se, ku buryo yaba yarashoyaye agamije kugayagaruza anunguke. Bityo rero nimba abanyarwandakazi muzi neza ko ubu butaka twabuhawe n'Imana ku buntu, tutaguze tutanaguranye, kuko muguguze n'Imana yabahenda, munaguranye n'Imana yanabahenda, kuko Imana ntihendahenda nta nubwo ihendwahendwa. Bityo rero Imana yabuhaye abarebare n'abagufi, abakire n'abakene, ab'imibiri yombi, ababyibushye n'abananutse birumvikana. Ibuha abasaza n'abakecuru, ibuha abangavu, ibuha rwose ibikwerere. Noneho iravuga iti inkumi mwese mbahaye ubwo butaka, muzajye mubushingiraho muhinge. Noneho abagabo babarebe muri abahinzi beza, noneho babagirire icyizere, babajyane mu mago murwubake. Noneho butaka niryo shingiro ryo kubaka urugo, kuko n'inzu yubakwa kuri ubwo butaka, no munsi y'urwo rugo bakahatera imyaka yo kubatunga, yo gutunga urwo rugo, abarubamo, abarutuyemo n'abaruganamo n'abazaruvukiramo. Bityo rero ubutaka ni gakondo kanani y'abanyarwanda. Abangavu rwose bose bararengana, abantu bategura imyiteguro yo kubasoresha ku butaka gakondo kanani y'ababyeyi babo. Noneho ugasanga abuzukuru baravuga bati turagowe n'iyo mitego baduteze. Abuzukuruza barimo bararira ayarika, ubuvivi n'ubuvivure nubwo bukiri mu rusoro cyangwa bukiri insoro nabwo burarira. Aho umuntu ariza utaravuka, ubwo abavutse barira bati. Cyangwa se niyo mpamvu impinja zirira zikimara kuza kuri Yesu, kabona uruhinja rurarize kubera ruze ku isi y'amagorwa, isi igoranye, isi izarugora iruteraho amapingo ku maboko n'amaguru, ngo nuko rwananiwe kwishyura imisoro ku butaka. Cyaba ari cyo kibariza. Izo mpinza rero ziba zabiruzi neza ko zije ahantu bagiye kuzazisoresha byose, uhereye kuri mituweli ku butaka, ugakomereza ku nzu y'ababyeyi be, ugakomereza ku bizinesi ziri munsi y'igishoro cya miliyoni 6 babasoresha kandi ari abakene. Noneho ugasanga ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, ntahabwe inguzanyo mu mabanka, mu bigo by'imari, kandi ari we mukene uzikwiriye kugira ngo atere imbere agangahuke nk'abakire.
noneho ugasanga ntazihabwa aho bamurira mu mibare bagakabya ko nta karengane k'ibihekane. Ugasanga nanone ntiyemerewe risepase ngo nuko ari umukene ngo mu mahanga arajya kwenda iki, kandi wenda afite inshuti n'abavandimwe yakagiye gusura bakamuzamura mu bukungu bakamuha impamba. Iyo mpamba yayigeza mu Rwanda agashinga imishinga igakomera ikamubera imbarutso y'iterambere n'amajyambere, noneho nawe agakomerezaho agatera imbere abikesha iyo risepase cya pasiporo. Urumva bamuvukije uburenganzira, ntafite uburenganzira, birumvikana no ku butaka wagira ngo ni imbohe yaboswe n'umuntu utashaka kwishyira ahabona. Ninde watwaye ubutaka bw'Abanyarwanda ku buryo abasigaye bose yabazirikiye amaboko inyuma, abifatira mu gahanga, atwara ubutaka bwabo, abagira abacakara bibihe byose ku buryo abo basoresha nk'aho ari ubwe, kandi adatanga na raporo y'imbumbe y'amafaranga yakuye muri ubwo butaka ku mwaka ngo abitangarize Abanyarwanda amafaranga yavuyemo, noneho ngo agaragaze icyo agiye kuyamaza cyangwa icyo yayamajije. Ahubwo aranyerezwa agatwarwa iyo bakajya kuyahisha, umwaka ukahita undi ukataha, gutyo bakomeza birira amafaranga y'Abanyarwanda avuye mu butaka, bakabaye bayabika bakayikoreramo indi mishinga igateza imbere ingo zabo n'Abanyarwanda muri rusange n'u Rwanda muri rusange. Ahubwo agashyirwa mu maboko y'abo bategetsi, bakayatwara bakayarya bakayaguguna ngo barateganyiriza pansiyo abana babo n'abagore babo n'abagabo babo. Ibyo barabashuka, barababesha, n'uwababeshe yababeshe cyane. Iyo mu mahanga mwabibitsa zafatirwa, muzacyura ubusa rwose amaramasa, kuko n'ayo mahanga zabifatira abiherane, kandi nimupfa rwose bizabipfa busa. Muri make muzamwarahombeje Abanyarwanda n'u Rwanda. Ubwo biba bigaragaza ko mudakunda u Rwanda, ahubwo rwose n'Abanyarwanda mutabakunda haba. Bityo rero mwakwigisha mute umunyarwanda gukunda igihugu, kandi wowe unyereza itunga urijyana mu mahanga? Waba ubatoza iki wantorewe? Ntore ituzuza ubuziranenge we uba ubesha Abanyarwanda ngo bubaka ingo ubarahize bakoze ku ibendera, warangiza ngo mugaruke nanone tubatandukanye, musinye hano divorce turayibakubise turabeme. Baze kurahira bakinisha kubaka urugo ntawe ubikinisha. Bityo rero Banyarwanda, Banyarwandakazi mwese, abanyamakuru namwe mube mwumviraho, ntihazagire umuntu ubosha aza kubasenyera ingo cyangwa aza bubakire mu gihe runaka mu kindi gihe abasenyere. Ibyo byose kirazira kikaziririza. Bityo rero Banyarwanda mwese murangwe no kwihangana, muzazubake zikomere nka basogokuru na banyogokuruza. None itangazamakuru rijye rihora ritangaza ibyo ngibyo rwose. Ubutaka bw'Abanyarwanda buzagire umutekano, umudendezo, n'Abanyarwanda ntihazagire umuntu ubwitunangaho abugira umutungo we bwite, kuko ntiyashoyaye kugira ngo abugereho cyangwa abugeze ku bandi. Kirazira twaribohoye, ni ubutaka bwibohoye. Abanyarwanda batuye kuri ubwo butaka nibo bibohoye. Ubu igihugu cyabonye ubwigenge, n'Abanyarwanda babutuyeho kuri ubwo butaka babonye ubwigenge. Wa munyarwanda ubasoresa si wowe wabonye ubwigenge wenyine, reka n'abandi bigenge, reka n'abandi bibohore. Wibaboha ibyo biziriko bicagagure, nutabicagagura turabicagagura rwose. Kwa ginara Yesu azabidufashamo, abicagagura bitwike bishe bikongoke. Nabi Muhammad azabidufashamo, na Buddha. Imana izabiyasezerera ibice iteka ryose, kandi muzakorwa n'isoni. Mukozwe n'isoni n'ibyo mwakoze, muzagira ibimwaro bihoraho kuko mutakoze ibyo mwagombaga gukora. Mwabanyapolitike mwe mwakoze ibitari byiza, muzicuza iteka ryose, mukiriho cyangwa mutakiriho.
ibihe byose kandi amarembo ajya mu ijuru ni matoya cyane nge ndabona mwarabyibushye kubera mwariye iby'abandi bya rubanda bityo rero muragowe muzagorwa ndabahanuriye nge ndi perezida nyaperezida perezida wa ruda mu Rwanda hose perezida wa ruda East Africa n'isi yose bityo rero mwabanyapolitike mwe muzarangwe no kwigira neza aho kwigira nabi rwose mwigira koko mutatwara ibya rubanda bityo rero itangazamakuru rizatangaza ibyabaranze bityo rero mwabanyapolitike mwe mwigiza shwi mwatwaye ubutaka bw'abanyarwanda mwatwaye amazu y'abanyarwanda ubukungu bwose mwarabutwaye havumburwa amabuye mu butaka bwe mukamwirukana ngo ubaye umutungo wanyu bwite icyo ni icyaha imbere y'Imana n'imbere y'umunyarwanda mwabanyapolitike mwe mushira agapira hasi agapira n'ak'abanyarwanda bose ntabwo ari ak'agatsiko cyangwa ak'abantu runaka bigize abanyabwenge inyariyenge aho kwigira ibitari byiza ntabwo ari byo mwigire mutabara abakene mubasaranganyamo ubwo butaka amahegitazi mufite none mwubakemo amagorofa mubatuzemo mutimura abanyarwanda ku butaka bwabo twabaruda turaze tuzane ikosora. Murakoze kutugezaho kino kiganiro reka tunyarukire mu butumwa abantu bari kugenda batwandikira uwitwa Rukundo uri mu Bugesera aratubaza ati ngo mbese ngo perezida ngo kwabona ngo abaperezida ngo bagenda mu modoka birukanka cyane niryo tegeko ry'abaperezida ngo cyangwa se aho ngo biba bimeze bite? Murakoze cyane uyu ni umuhanga wagira ngo nawe yavukiye Muhanga ugira ngo nanjye twaravukanye ahubwo wagira ngo ni impanga yanjye rwose icyo kibazo ni cyiza cyane nanjye birantangaza iyo mbona abanyapolitike barashinze amategeko noneho abuza abantu kuvudutsa ibinyabiziga noneho ugasanga barasize icyo bita speed governor iyo speed governor ireba bamwe abandi ntibareba se bityo rero mwabanyapolitike mwe muvudutse ibinyabiziga mu mihanda ya Mukarage mu Rwanda mwakoze amahano n'amakosa ntababarirwa n'amahano n'icyitegererezo kibi cyakataraboneka kibi cyane nitwagitura umunyarwanda kuko ntakabikabishe mwirukanka mute umuvuduko ukabije mu muhanda mu nzira nyabagendwa y'abanyarwanda bose keretse nimba mushaka kutubwira kaburimbo n'imihanda yose isigaye ari yanyu mwite nayo ari imitungo yanyu bwite muvuduka mugenda muhagarika abandi ngo mwe muyikoreshe mwenyine ayo masaha noneho mugenda muvuduka abandi mukabakura mu nzira noneho mwe ngo mutambuke muratinya iki nimba muri abana beza nimba muri abanyapolitike beza ikikango mufite niki mujye mufata amaferi mugende ku muvuduko uringaniye nk'uw'abandi nk'uko speed governor ibitegeka mwashizeho umukono genga abanyarwanda n'ibinyabiziga byabo namwe ibinyabiziga bikorerwa mu nganda zimwe nk'iby'abandi bose ikindi nabyo byica abantu nk'abandi bose uko impanuka zivuka bityo rero nta kinyabiziga mu Rwanda kigomba kugira ubudahangarwa gusumbya ikindi kuko zose zigonze umunyarwanda cyangwa umunyamahanga bose bapfa kimwe kandi bapfa bingana bityo rero nta modoka igomba kurenza speed governor yateganyijwe mu Rwanda hose twabaruda turavuga tuti nimba muzi n'ubwenge mubihagarike gusa kuko turabafata amakuru kandi ayo makuru tuzayatangaza ibihe byose izo nyigisho mutanga zitari nziza muri abategetsi kandi uwo mwera uvi bukuru bucyabakwiriye hose niyo mpamvu mubona impanuka ziyongereye kuko muvuduka cyane mwabategetsi mwe mwabanyapolitike mwe noneho nabandi banyabiziga bakigana mwe bavudutsa noneho kabona abantu baragonzwe barapfuye impanuka zirabaye bigana mwabanyapolitike mwirukanka none misemburo yo kwirukanka nawe ikamutogotera makirukanka nkamwe banyapolitike nimwe muteze impanuka mu gihugu mwabanyapolitike mwe muba mwirukanka mujyahe mutanguranwa n'iki amasaha
azashira ku isi amasaha ahoraho mujye mugenda buhoro mugabanya amaferi uko mwirukanka mu mihanda mutanga ingero mbi ku bayobozi b'ibinyabiziga bandi ngo nabo bavuduke nk'uko muvuduka muhonyora abanyarwanda mugonga abanyarwanda muteza impanuka mugonga amazu yabo mugonga ibinyabiziga byabo bityo rero mugabanye feri kuko uwo mweruve bukuru bucyawakwiriye hose niyo mpamvu n'abandi bose bagonga abanyarwanda noneho ugasanga ni icyorezo mwaranza ngo murabahana ngo bavudutse mwe muhanwa n'abandi ko muhabuza babahana ahubwo nje perezida wa ruda ndazi imodoka yanjye n'indege muzajya muzibona zigendera ku muvuduko uringaniye kandi rwose ngenda suhuza n'abanyarwanda mbapepera neza ngenda nemye nkaho ntavudukanwa mwe muravudukanwa nande murirukanka musiganwa nande muri mu marushanwa nzabashyire mu marushanwa ndebe utanga mugenzi we ikuzimu cyangwa mu ijuru ninde uzatanga mugenzi we mu ijuru cyangwa ikuzimu murirukanka mujya hehe mwabanyapolitike mugende gahoro mugabanye umuvuduko muri byose mureke kuvudukana abanyarwanda mubasoresha n'ubutaka bwabo kubera umuvuduko w'abarenze mureke kuvudukana abanyarwanda ku mazu yabo muyabasoresha kubera umuvuduko w'abarenze mureke gusoresha abantu badafite igishoro cya miliyoni 6 ku muvuduko wanyu wabarenze mumva mushaka kubavudukana nkuko muvudukana n'ibinyabiziga byanyu mushyira agapira hasi cyangwa ayo mapine imana izakora umuti yaturikira icyarimwe noneho rebe ko imodoka yibarangura tureke kuzakira kandi n'abaganga bashaka kuzakuvura ibyo bikomere bashaka kuba bataravuka muzabimenye imana yikoze umuti rwose kuzaniye na muganga yaguhende akagukuraho ayo wakusanyije ibihe byose uri umutegetsi warananiwe kuba umuyobozi uyobora ibintu neza bityo rero uburwayi buzagutegeka nawe ntibuzaguha agahenge ngo bukuyobore neza muragowe we komera we wamutegetsi we muraroshe muragowe kandi ingorane zizabagora zizabikoreza ibitebo byazo noneho muzagera igihe mwicuze kuki mwabaye abategetsi kuki mutabaye abayobozi bayobora ibintu noneho mukajya mubaza abayoborwa mushaka iki tubakorera ibyo noneho bababwira icyo bashaka mukora ibyo nimukajye mutekerereza abaturage ibyo batabatumye ngo amashaka kubakorera ibi mubibakorera se barabibatumye mwe mukora ibyo babasaba mukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani yabo mukuraho imisoro ku mazu yabo kuko inzu ni igicumbi cy'umuryango nyarwanda umwana avukiramo agakira cyagakena rikagira hataha ejo atazabura hataha agataha muri boridire kandi mukongera mukamufata ngo n'inzererezi ngo ntagira hataha mukamujyana iyo magereza yo kwa Kabuga n'ahandi mukamugaburira imisoro y'ababandi basoze bigoye bibagoye noneho gasanga ku munsi umwe mu Rwanda abanyururu barya miliyoni 26 noneho kuba n'iminsi 31 bigize ukwezi n'ukuba n'amezi 12 ubwo n'umwaka wose n'ukuba n'imyaka iyo yose mukatira umuntu usanga amamiliyaridi n'amamiliyaridi mu madolari mfungwa zirya mu Rwanda kandi nta munsi yo rugo abanyarwanda bafite murumva ukuntu muvuruganya imbyeyi mukavuruganya n'ibimasa mwabanyapolitike mwe mushire agapira hasi rwose mwe mufite ibibazo muteza abanyarwanda noneho mukashaka kubikwirakwiza mu isi hose mushira agapira hasi rwose mureke kugora iduniya n'abanyarwanda kuko icyo kibazo mwateje iyi si rwose imana ntizakibabarira kuko mwarakabije murarengera kandi mwabanyapolitike mwe ibibazo mwateje isi muzabibona muzahura nabyo mu irembo rijya mu ijuru rizaba abana rito ariko noneho muzasanga inzira yinjira mu ijuru ari ntoya mwe mwarariye ibya rubanda mwarabyibushye maze munanirwe kunyuramo kubera umubyibuho wabarenze bityo rero niyo mibyibuho yanyu ikabije noneho imana izababaza kuki abandi bananutse mwe mubyibushye mwaho mwabanyapolitike mwe muzasubiza iki imana abatanga buhamya nabo bazabahara aho ku igeti ku muryango ujya mu ijuru
bityo rero muzabe mutwita ibisubizo byo gusubiza abo mwahohoteye, nabo bazaba bahari, abo mwishe nabo bazaba ari aho, abo mwafunze inshuro zose nabo bazaba bahari, noneho ibyo mutakoze mwagombaga gukora nabyo bizaba bibatunga agatoki, ngo njye ntiyankoze nicyo nagombaga gukorwa nkagirira abantu akamaro ku isi, noneho usange n'ibindi wakoze bitagombaga gukoreka nabyo bigutunga agatoki, ngo njye rwose yankoresheje ibyo ntashakaga kuko nari nzi ko ndi mubi n'ibyamvamo ko ari bibi. Bityo rero mwe mukaba mwarabikoreye Abanyarwanda, muzabe muri tayari kuburana izo manza imbere y'Uwiteka. Mwabanyapolitike mwe mushyira agapira hasi, Imana irazi ikora umuti, enough is enough, bihagije birahagije, noneho katuze tubatabare, noneho igihe n'igihe twabaruda turakora umuti w'Igihugu, indahiro twamaze kuyitegura, abaruda bari stand by class 1 n'Abanyarwanda bose ntibakeneye imisoro ku butaka, noneho twe turitegura kurahira tuhite tubikuraho, n'abayobozi b'urukiko rw'ikirenga babe bari tayari, n'abandi bose be bari tayari. Ingabo n'iz'igihugu ntabwo ari iz'umugabo umwe, ntabwo yagiye kuzirangura iyo mu Buyapani, si n'abana be yabyaye ngo bari gukora igisirikare cye, n'abana b'Abanyarwanda bose bari gukorerwa amahano basoreshwa ku butaka. Bityo rero ako karengane k'ibihekane mwigize abahaka bakarengane, muza muhakinga ibintagazi bibi, muza kugora Abanyarwanda, katuze natwe tubahakinge, noneho tubabaze tuti ninde wababwiye gusoresha ubutaka bw'Abanyarwanda? Ariko ninde wababwiye gusoresha amazu y'Abanyarwanda? Ninde wababwiye gusoresha abakene kandi mwabakire mutasora? Twe tuzanye progressive taxation system, kugira amamiliyoni menshi niko uzajya usora ukurikiza yutunze, abari munsi ya miliyoni 6 ntibazajya basoreshwa. Mwe iriya demand curve taxation system mwari mwarashizeho tugiye kuyikuraho, kuko abakire basoreshwa gake, none abakene bagasoreshwa cyane inshuro zose, ubwoko bw'imisoro butandukanye, kandi ari bo badafite no munsi y'urugo, badafite aho bakura. Ako kabaye akarengane k'ibihekane mwakoreye abakene, ibihe byose byari ibihe by'ubucyakara koko. Reka tukomeze tushimire Perezida wa RUDA utugejeho ikiganiro cyiza. Twabibutsa ko mwahamagara kuri telefoni ya RUDA nayo ya radiyo 07 83 42 mukatugezaho igitekerezo cyangwa se icyifuzo aho waba uri hose. Izi nimero nizo tubonekaho. Reka tubashimire, tubashimira ubwitange, urukundo mukomeza kutugaragariza, mukomeza kandi mwumva Perezida wa RUDA ko mu minsi mikeya turaba turi mu birori bikomeye cyane bizabyitabirwa n'amahanga yose y'isi yose, aho tuzaba turiho tuzamura idarapo rya RUDA ndetse n'izina rya RUDA hejuru mu kirere cy'ubutaka bw'u Rwanda, aho muzabona imodoka z'akataraboneka mwari kujya kubona mu gihe cyo kwamaza, ndetse n'izindi indege za RUDA zaba zihari. Ndetse tubabwira ko abahoze bamaze ikibazo ngo se ko nta ndirimbo za RUDA ngo mu cyumva ngo meze gute, aho bande muzika abishinzwe ari gutegura indirimbo azarimba kuri uwo munsi. Izo nta wundi uri kuzitoza ni Perezida wa RUDA, n'ubundi muzahaba ari ibirori by'akataraboneka, aho tubabwira ko uwo munsi amagereza abafunzwe barengana uwo munsi bazataha, imirimo nsimburagifungo hari ndakeka izacika, n'ibindi bibazo bitandukanye kuri uwo munsi bizakemuka. Reka tubashimire rero, mukomeze mutube hafi, kandi ushaka kuba mu RUDA wese ni karibu. N'ahandi ni kuri za nimero ni 07 834 ukagera ikano. Rero mugire ibihe byiza naho utaha.